Hello friend, maze iminsi numva mumbaza ngo izi thumbnail nzikora gute. Izi ngizi mba nashyize kuri video harimo n'ifoto yanjye nanditseho n'amagambo. Guys, kugira ngo umenye uburyo izi video rero zikorwa n'izi thumbnail, yewe utarakanda subscribe urasabwa gukanda subscribe, ugakanda n'inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Video nshyizeho igufasha ikugereho mu ba mbere. So reka turebe rero ngo bikorwa bite twihuse, kugira ngo video itaza kuba ndende cyane mukayirambirwa. Wowe ibyo tugiye kwifashisha na application yitwa Pixlab. Dore ngiyi hano, iyi ngiyi urayisanga kuri Play Store. Uyifite birahita bigufasha cyane, nawe utayifite yishyiremo kugira ngo nawe uyikoreshe ibi byiza bikugereho. Twagiye, urayifungura usange harimo iri shusho rimeze gutya ririmo text. Duhite dukanda hano hejuru kuri delete, kuri kano rino jambo turikuremo turisibe. Tuze hano hejuru kuri plus, aka ga plus niko tugiye kwifashisha ahanini. Tugakandeho twinjiremo hano. Uri gato mbanze mbereke uburyo tubanza gukora size kugira ngo iki kintu kidakomeza kuba kinini. Turakanda hano hejuru kuri utu tudomo dutatu kugira ngo mwese muratureba utu. Noneho nitumara kudukandaho duhite tukanda ahangaha, aha handitse size image, kandemo tuze kuri customer. Ngira ngo mwese nta muntu utayizi, nta n'utari kuyireba. Ngiyi hano dukandemo, tuze hano YouTube thumbnail tuyikandeho. Urabona ko bahita bazana ya size ya 16:9 ya YouTube nk'ibisanzwe. Ngiyi hano duhite twemeza kuri OK. Urabona ko taburo yacu iyi si iba ntoya inganye nk'iya YouTube. Duhita tuza kuri ya plus rero nari imberetse ariyo y'iyi ngiyi, dukandeho tuze muri from gallery, ushyiremo icyo tugiye kubanza gusasaho kugira ngo ririya bara twasanzemo riveho. Urabona ko reka nkoresha iyi darapo niryo njye ndi kubona hafi. Turisayizinge kugira ngo kuzuremo uko twumva tubishaka. Isayizi urabona ko karuzuye. Uhita ukanda hano hejuru. Guys, ukurikire video neza witonze kugira ngo hatagira akantu na kamwe kagucika ugahomba ugasanga ntumenye gukora thumbnail. Dore ukande kuri kano kantu, ngira ngo twese turi kukabona akangaka guys. Numara kugakandaho uhita uza hano, ubona hari akajisho, hari n'ingufuri. Ukande ku ngufuri. Iyo ukanze ku ngufuri uba ufunze uburyo kano kadarapo nteretsemo hano katagenda. Urabibona ko yeganyijeho urutoki katagiye. Twongere tugaruke hahandi kuri ya plus, dukandemo, duhite dukanda muri from gallery, tujye mu mafoto. Ubwo dukora iki? Duterekemo icyo dushaka. Noneho ndashaka ya foto yanjye n'ubundi nakoresheje kugira ngo mubirebe neza. Iyo nyishyizemo ndaza nkayihara size numva nshaka bitewe n'aho numva ngiye kuyishyira. Urabona ko nyire gutya uku nguku. Tayari, iyi foto irahageze. Nimara kuhagera rero ndakora iki? Ndahita wenda kanyigire nini ho gatoya uku nguku. Ndabona ari byo byiza. Mpite nongera ngaruke kuri ka kantu gashyiraho ingufuri.
mpite nza ngaka ngakandeho twese twakabonye. Noneho nongere nkande ku ngufuri mfunge ya foto yanjye ubu ntiyanyeganyega. Mpite nongera nkande ahangaha kuri ya purase yacu. Nimara kuyikandaho rero ahita bazana tuno tumitema. Noneho ntabwo ndi bukande kuri from gari, ngiye gukanda text. Nimara gukanda text arahita hazana amagambo nkande kuri kano gakaramu tubona hano hejuru ngaka. Aka gakaramu niko ngiye kwifashisha. Nimara kugakandaho arahita haza akataburo kariho utu tuntu tumeze uko. Ndahita nongera nkande ku kandi gakaramu mbonyemo. Urakabona bahite banzana hano ho kwandika. Ndasiba ino text nsanzemo mpite nandikamo ibyo nshaka. Undo media. Aya ngaya iri ni izina rya channel yanjye, nawe uzashyiramo izina rya channel yanjye. Ukande OK ubundi uhituza usange mu jambo hano. Ujye tuza ukande hano kuri aka kantu. Aka ngaka ngira ngo urakabona. Aka kaba kameze nka setting kari imbere ya A. Tumara kugakandaho bahita batuzana. Ndasikororinga ntambika uretse gato banze ngaruke kuri ya A. Biranze ndagaruka kuri A. Mpite nsikororinga ntambika hano. Mpite ngera hano handitse kara. Urahabona kuri kara. Uhita ukandaho. Tuzamura utuza ukande ku mabara. Uhindura ibara ushaka. Yerekana itemu y'umukara. Uko mbona ariho neza. Nongere nsikororinge ntambika. Uhita uza hano kuri A na B kuri font. Ngira ngo urahabona. Uhita ukandaho uhitemo font ushaka. Ngiye kubera ko mfite izanjye na downloadinze izo ngiye gukoresha, ariko nawe wakoresha ziriya zisanzwe zihari. Urabona ko font yanjye irahindutse. Noneho uhite wongera usikororinge utambika ugere hano kuri stroke. Dore ngaha twese nta muntu utari kuhabona kuri kano. Aka tugakandeho duhite dukanda kuri enable tugere hano munsi harimo amabara. Urabona ko kuri buri bara nkandaho ibintu birahinduka. Kamitema aka kabara k'icyatsi. Nyimara gukanda ku kabara k'icyatsi ndaza munsi y'amabara harimo akantu urakazuminga ushyire ku rwego wumva ushaka. Dore ngaka hano aka. Niko uri bukandeho ugahita ubikora uko ushaka. Urabona ko kahise karyoha akazina kanjye. Noneho nindangiza mpite nza nongere nkande handi dufungira dushyiraho akagufuri ariho ha. Tumara kuhakanda duhite twongera dufunge na ririya jambo ritaza kunyeganyega. Tumara kurifunga turahita tugaruka hano dusikororinge tugaruka imbere. Urahabona imbere. Dukomeze. Noneho uhita uza hano handitse copy. Urahabona kuri copy hano. Numara kuhakanda urabona ko amagambo yacu ayisaba abiri. Namara kuba abiri uhita ukanda uhita ukumanura rimwe rya kabiri uriye copy urikandemo. Ubu gutya rimeze uri kuribona. Uhita uza handi hejuru ku gakaramu ngaka uhita ugakandaho. Wongere ukande ku gakaramu uhita uza rya zina urikuremo wandike ibindi. Urabona ko ibindi ngiye kubishyiramo ngibi gutya. Urabona
ko ya magambo ayisaza ameze kimwe ariko yanditse bitandukanye. Uhita ukomeza usikororinge, niba ushaka guhindura kara uhite wongera ukande kuri ya kara twabonye. Wenda reka nshyiremo gutya umweru, urabona ko bihindutse. Noneho nimara kubikora rero, wenda reka mpite ndenzaho n'utuntu na twa tuntu twose mujya mubona mba nashyizemo. Tugaruke kuri ya purasi yacu, ngiyi hano tuyigarukeho, dukandemo tujye kuri from gallery, duhite dushyiramo utundi tuntu dushaka. Nshyireho Instagram myiza, urabona ko kiza ari kinini, ugakoza muri urutoki ugasa nk'uzamura, ugahita ukanda kuri kano kantu, urakabona aka k'umweru, niko kaguha ishusho ry'icyo ushaka gukora uko bigomba kungana. urabona ko kari kugenda kaba gatoya, ukagatereka aho ushaka. Wamara kugashyira aho ushaka, ukongera ukaza kuri ya purasi, kuri from gallery, ugashyiraho akandi kantu wumva ushaka. Guys, ngiye impamvu nkoze ibintu uko ngiye nagira ngo mbikore nihuse kugira ngo mbereke ukuntu bikorwa. Ubu urabibona ko thumbnail yawe ushobora kuyikora mu buryo ushaka, noneho warangiza ushobora no guhita wandikaho ibya subscribe, wenda ujye tuza hano twandikeho kora subscribe. Urabibona, warangiza iri jambo urabona ko ryo ritandukanye nayo, ugahita uscrollinga utambika ukaza kuri ya kara nk'ibisanzwe, ugahita uriha ishusho ushaka. Wamara kuri iyi shusho ushaka, ugahita ukanda kuri za fonto, ugashyiramo fonto ushaka. Noneho ahandi nk'ibisanzwe ni kuri stroke, ugahita ukandaho, tugahita tugashyiriramo ibara twumva twifuza rigendanye n'ukuntu twebwe tubona biza kuturyohera. Urabibona guys, ibi bintu biroroshye pe, wabikora rwose nta kibazo. Nibigufasha uraza kumbwira muri komenti, dore nuko nguko bikorwa. Noneho urabona ko iyi foto hari utwa tuntu tw'inyuma mba nashyize ku ifoto, urabona ko ntatwo iragira. Noneho rero ngo dukorwa, turaza hamwe dushyiriraho akagufuri hamwe twabonye twese, dukandeho kuri ya foto, dukureho akagufuri. Nitumara gukuraho akagufuri, tuze dukande kuri ya foto. Tumara kuyikandaho, tuze duhite dukanda kuri ka kantu kameze nka setingi twabonye, ariko kaka ngaka kari hano, aka. Ubundi usikororinge utambika, uhita uza ahandi handitse stroke, kuri stroke dushyiraho, ngeka nkoreshe icyatsi, nza kuri ka karongo kongera. Abibona kandekeremo hano, urabona ko bise biryoha. Noneho no kuri ino Instagram nayo wagashyiraho, n'iyi Facebook ukagashyiraho nayo, ugahita ukandaho kuri aho ushaka ugashyiraho, ugahita uza kuri ya stroke, ugahita ukandaho. Wamara gukanda, iyo ukanzeho naho wenda reka mpitemo umukara tuba ariwo dukoresha, dore ngibi. Urabona ko nako gahise kaba keza. N'iyi Facebook nayo niko wayikora, mpitemo akabara hano, wenda aka, uzuminge. Urabibona, noneho urabona ko iri jambo ryitwa kora subscribe, wenda ushobora kuba ari nk'ijambo washaka ko cyasa ari akandi kantu washakaga ko kajya inyuma. Ukanda handi ushyiriramo akagufuri, ugahita
uza ugakanda aho ushaka ko hajya inyuma. Urabona uhita ukanda kuri buno budomo uri kubona. Njye nshaka yuko ya jambo rya subscribe riza, iyi nuza Instagram iza ikarijya inyuma. Ndahita nza nkande hano nzamure gutya, ubona ko rihise rijya inyuma. Kamwereke, ubona ko tayari babibonye. Noneho ino Facebook niyo twashakaga. Ndahita nza ngire gutya, urabona ko rihise ryinjira inyuma ya Facebook. Babibonye, ariko noneho twebwe ntabwo dushaka ko ryinjiramo, reka turigarure, twongere tuze tumanure gutya. Urabona ko rihise rigaruka aho twakabaye turishyira. Guys, iyi video uyirebe witonze, iraza kugufasha, kandi wibuke gukora subscribe niba uzi ko utarayikora. Yikore kuko hari byinshi mfite byo kukwigisha n'umu subscribers mushyashya cyangwa se umu content creator ugitangira utaramenya ibintu byinshi. Nawe umazeho igihe ushobora kuba hari byinshi utari uzi kandi ukeneye kumenya. Guys, mugire ibihe byiza, Imana ikomeze kubarinda.